kunyura asohoka banyura undi nahagabane hariya hino umuntu yacungira hano akajya bakumira abatiri hirya hariho n'uburi gukamera ntabwo wowe guhagarara hariya ukababura Reka
nk'uko ubyibonera umunezero wo kubabona. Rero abantu bafite amatsiko, rero tugiye guhagurutsa abaririmbyi b'abasore bahaguruke bitegure, n'umukwe yitegure, umukwe nawe ahaguruke, noneho baze gusanganira umugeni. Usabe abari muri iyo nzira mufotora, mutahawe akazi kwa kameramani ko mutambura nabi, uve aho mu nzira muvemo rwose mufotorera aho mwicaye, kuko kameramani arahari ushinzwe icyo gikorwa. Mwitegereze rwose uko bizagenda. Yesu agarutse azahora n'itorero mu kirere, ntabwo azakandagira ku isi, niyo mpamvu atagiye kumuzana Nyamirambo. Atamuka
Sugahuye n'umugeni yamuhaye ikaze n'urugwiro ati ngwino twibanire iteka yamuhaye ikaze n'urugwiro ati ngwino twibanire iteka. Ubukwe bwiza no bw'isi ni igishushanyo cy'ubundi bukwe buzabera iyo mu ijuru nka Yesu n'umurwa wera imyambaro yera y'abageni n'imico myiza yabera
Eh